iyo mba ndi perezida nari kujugunya ibaruwa y'ubwegure bwanjye mu maso yanyu, mu maso y'utu dusimba, ariko nta mwanya w'ubuyobozi mfite, nta kintu mfite uretse imbunda yanjye, kandi nzarwana kugeza ku gitonyanga cya nyuma cy'amaraso yanjye. Colonel Gaddafi, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'abandi bayobozi bari kugusaba kwegura kuva muri Libya kure ku mwanya wawe w'ubuyobozi. Ibyo uzabikora? indi uzava mu gihugu cye. Kubera iki nasiga igihugu cyanjye? Why do I leave Libya? Kubera iki nava muri Libya? He never did flee, and today he died at the hands of his own people, aided by a 7-month bombing campaign led by Britain and France and the United States. The dark shadow of tyranny has igicucucucu kijimye cy'umunyagitugu cyakuweho, kandi hamwe n'iri sezerano rikomeye abaturage ba Libya ubu bafite inshingano ikomeye cyane. Reka twubike amacupa, twegura inyandiko. Colonel Muammar Gaddafi yategetse Libya imyaka 42 yose, ari ku gasongero yica gakiza, agena byose ko bigenda mu buryo bwe. Ariko burya ngo buri gifite itangiriro cyose kigira n'iherezo. Ingoma ye yaje kugira hirahanguka, ubutegetsi bwe bushyirwa akadomo. Ubutegetsi bwe bwanarangiranye n'ubuzima bwe, ndetse urupfu yapfuye rwari rubi cyane kuko rwamutwaye rumusanze mu muferege muri ruhurura yahururanaga amazi y'ibiziba n'imyanda yose yo mu mujyi yavukiyemo wa Sirte. Aho byose byatangiriye ni naho byarangiriye. Yiciwe kure cyane y'izahoze ari ingoro ze z'agatangaza zitatse zahabu impande zose, n'ubuzima bw'igitangaza n'ubutunzi buhambaye yabagamo umunsi ku munsi. The death of another loathed Middle Eastern tyrant, a man who was also for decades a sponsor of international terror, Muammar Gaddafi. Nyamara ariko mbere gato yuko afatwa akicwa, ubwo urugamba rwari rukomeye, Gaddafi yahaye ikiganiro cyangwa se interview umunyamakuru wa BBC, ariko ni ikiganiro cyaranzwe no guhagatana ndetse no kutumva ibintu kimwe. Umunyamakuru yamubazaga ibibazo bisa no kumusonga, Gaddafi nawe akamusubiza yamusuzuguye cyane, asa n'umwereka ko abajije ibibazo biri mu bwenge budahagije. Nk'urugero, hari aho uwo munyamakuru yamubajije ati, Mr. Gaddafi, thanks very much for seeing us. It's nearly Bwana Gaddafi, urakoze cyane kutwakira. Turi hafi saa moya z'umugoroba hano Tripoli. None uri hano mu murwa mukuru wawe, ariko hari ibice byinshi by'iki gihugu utakigenzura. Hari yewe n'abaturage mu mijyi yegereye hano bari muri uku kwigomeka. None ibi byose ugiye kubikora iki? What are you going to do about all of that? Gaddafi yamurebanye isesemi nyinshi cyane, maze mu kumusubiza harabanza kubita gatwenge, ariko katarakibyishimo, ahubwo kamwe gaca hejuru y'agahinda, maze mu mujinya mwinshi aramubaza ati, none ikibazo ni ikihe? Aha umunyamakuru wa BBC yaradidimanze abura icyo asubiza Gaddafi wamurebanaga umujinya w'umuranduranzuzi ku buryo binashoboka yari kumucapura ushyirwa amatama. Mbere yuko yicwa, Gaddafi yagabwe ibitero bikomeye n'indege z'intambara za OTAN, ariko yabashije guhonoka kenshi abamurwanyaga bamushakiraga kutamubura ngo bamukure mu mwuka. Gusa ibi ntibyarambye kuko Nyagasani yari yamutanze, maze ajya gusimbuka rwamubonye. Amahirwe aba make kuri uwo munsi, acakirwa n'itsinda ry'insoresore zamurwanyaga, yicwa urupfu rw'agashinyaguro, yicwa nk'inyamaswa rwagati mu muhanda ku karubanda, akurubanwa nk'imbwa, avirirana amaraso umubiri wose, buri wese amukubita icyo afite mu ntoki. Mbese bimeze nka kumwe bavuga ngo yapfuye ntawe utayiryaho, naho kumutabara afite. Yarishwe, ibyo birangiriraho. Akimara gupfa, uruvunganzoka rw'abaturage biroshye mu mihanda ya Tripoli no mu yindi mijyi babyina intsinzi, bishimira ko Gaddafi bamurimbuye. Absolutely crazy in the center of Green Square. There are hundreds of people here celebrating
hari amagana y'abantu hano bari kwishimira intsinzi barasa imbunda zabo mu kirere. Icyo bashaka gusa ni ukwishimira intsinzi. Hari ibyiyumviro nyakuri by'intsinzi. Rimwe Retired General James Kabarebe yabwiye Ruhande Zire Kabila ubwo bari barimo basatira gufata umurwa mukuru Kinshasa mu ntambara ya mbere ya Kongo. Abaturage bamwishimiye cyane bari kumusingiza. Amwibira ibanga hataba abaturage ubona bari kukuririmba uyu munsi bagusingiza. Ejo nibo bazagutera amabuye bakwamagana. Neza neza na Gaddafi niko byamugendekeye kuko mu mezi make yari yabanje mbere yuko yicwa n'abaturage be bafatanyije na OTAN. Gaddafi yari yagiranye ikiganiro na televiziyo ya ABC News y'Abanyamerika avuga ko abaturage be bamukunda cyane, ko batamuhemukira rwose ndetse ko biteguye kumupfira bagapfa bari kumurinda. No demonstration at all in the streets. Nta myigaragambyo namba rwose iri mu mihanda. Oya, nta n'umwe uri kuturwanya. Bandwanyiriza iki? Kuko erega njyewe ntabwo ndi perezida. Barankunda. Abaturage banjye bose bandi inyuma. Barankunda bose. Bazemera bapfe ku bwanjye bari kundinda. Abaturage banjye sha. To protect me, my people. Nyamara ariko hano yaribeshyaga cyane kuko abo baturage yavugaga ko bamupfira, ahubwo ibiganza byabo nibyo byamwishe. Nubwo imyaka irenga 14 yihiritse kuva yishwe, ariko n'ubundi haracyari byinshi bikiri amayobera. Haracyari byinshi byibazwa ku byabaye koko nyabyo ku munsi nyirizina. Umunsi wa nyuma yahumetse umwuka w'abazima hari kuwa 4 tariki ya 20 z'ukwa 10 2011. Mu cyegeranyo cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko byagenze mu masaha 24 ya nyuma y'ubuzima bwa Colonel Muammar Gaddafi. Turebe umunota ku wundi uko byatangiye kuri uwo munsi we wa nyuma ku isi kugeza yishwe urubozo. Mu mashusho n'ubu atabura gutera agahinda buri wese uyaciye iryera ahanyanyagiye kuri murandasi. Ikaze kuri Oscar Dushime, nta bidasobanutse bisobanurirwa. Gusa mbere yuko nkomeza, reba aho hasi ahanditse subscribe kandeho kugira ngo utazongera gucikwa n'ibyegeranyo nk'ibi bicukumbuye nkugeza inshuro zirenga 365 mu mwaka. Nitwa Oscar Dushime, ushatse unyiteho D7. Ngwaha ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Ndi kubwira uko byagenze umunota ku wundi mu masaha 24 ya nyuma y'ubuzima bwa Colonel Muammar Gaddafi. Turi muri Libya mu mwaka wa 2011. Icyo gihe ibintu byari bimeze nabi muri Libya. Umurwa mukuru Tripoli naho ugenzurwa n'abamurwanyaga birinda bigera ku munota wa nyuma. Gaddafi n'abantu be baranze guhunga ngo bahave. Ibintu byaje gukomera ndetse imirwano noneho yari imisatira neza aho bari bihishe. Gaddafi n'umuhungu we Mutasimu bahise bakora inama yabo ya nyuma y'igitaraganya bayikora mu nyubako ya Baba Arazizia yari yaranahinduye ibirindiro byabo bya nyuma mu murwa mukuru Tripoli. Aha bagombaga gufata umwanzuro, bagombaga gufata icyemezo gikomeye, bose bagahunga bagakiza amagara yabo. Bamwe bafashe ibindi byerekezo, ariko Gaddafi we ategeka bamurindaga kwitegura cyane bakamwerekeza mu mujyi w'amavuko wa Sirte. Yarabwiye ati, hariya niho navukiye, niho mfite inkomoko, niho bigiye no kurangira, niho bigomba kurangirira, ntabwo nzahava. Tripoli abamurwanyaga nabo bari bamaze gusakara mu mujyi hafi ya wose ku butaka. Mu kirere naho ari huzuye indege z'intambara za OTAN zafashaka kurwanya no kurasa ingabo za leta ye. Tariki ya 28 z'ukwa 8 2011 umujyi wose w'umurwa mukuru Tripoli wari umaze kugwa mu maboko y'ubugenzuzi bw'abari barikumuye kuri Gaddafi barawugenzura. Iri ryari bayitangiriro ry'iherezo rya Gaddafi, ubuzima bwe ndetse we n'ubutegetsi bwe. Ibyo byose byarimo byerekeza ku musozo. Gusa hagati aho Gaddafi yari agiye kwerekeza hari hazwi neza hari muri Sirte, umujyi yavukiyemo. Aha yari kumwe n'umuhungu we Lieutenant Colonel Mutasimu Bilahi Gaddafi. Yari kumwe kandi na Mansour Dao Ibrahim wari ukuriye abashinzwe umutekano we bwite, hakabamo Hamid wari umushoferi we bwite ndetse n'abandi bari bamuherekeje. Bageze mu mujyi wa Sirte bahise bashaka kwihisha vuba na bwangu, ariko kwihishaho gusa ntibyari bihagije kuri bo, kuko naho indege za OTAN zakomezaga kwasuka ibihumbi by'ibisasu biremereye zarekuraga umusubirizo. Barahagumye ariko bagakomeza kwimuka buri kanya bava hamwe bajya ahandi. Nta bashaka kumara umwanya munini
kugira ngo izo ndege zitabatsinda mu nzu. Byaje kurangira berekeje mu burengerazuba bw'umujyi wa Sirte, aho babonaga byibura hapfa kuraswa gake n'indege z'intambara za OTAN kurusha ahandi hose hasigaye. Mu bihe bwana Mansur Dao wari ukuriye abarindaga umutekano wa Gaddafi, yayoboraga abasirikare bakazenguruka igice cyose yari yerekejemo mu kumurinda. Yasobanuye neza ibihe barimo uko byari bimeze icyo gihe. Ati Gaddafi yamaraga igihe kinini cyane nta kindi kintu akora kitari ugusoma Korani no gusenga. Uretse ibyo twamenyaga tubikesha raporo za gisirikare n'amakuru y'ubutasi gusa, nta yandi makuru ariyo yose yashoboraga kuba yatugeraho. Na televiziyo na radio byari byemeye uruhande rwacu, naho mu itumanaho ni telefone zakoreshaga satelite gusa twashoboraga kuba natwe ubwacu twakoresha, kandi nazo zari nke cyane bishoboka. Gusa ni nazo twakoreshaga dushaka kugira abo duhamagara mu bice bigiye bitandukanye. Abo twahamagaye ubwo akaba ari nabo batubwira ibyavugwaga mu makuru kuri za televiziyo na za radio. Kuri itsinda ry'abari bashinzwe umutekano we, igihe cyo kwitanga no kuba banamupfira bibaye ngombwa cyari kigeze. Birumvikana ko rero bagombaga kurwana umuhenerezo, bagambiriye ko ntawabasha kwegera aho yari aherereye muri Sirte. Uko niko byari bimeze, ndetse no kwitambika amasasa agurumana akaba aribo yica, ariko ntagere kuri bosi wabo Gaddafi. Bari babyiteguye, bari bake, ariko bakaba bizerwa cyane yari asigaranye iruhande rwe. Yagomba kwimuka buri kanya, kandi bakoresha imodoka nkeya zishoboka mu matsinda hanini y'ebyiri gusa, kugira ngo hirindwe imirongo miremire yazo itava inarabura ikabakurura ibisasu by'indege z'intambara za OTAN. Bamwe bagiye baca imbere bakabanza kujya gutegura neza aho bagombaga kwerekeza, bakomeza kuzenguruka gutyo mu mujyi wa Sirte nta kuguma hamwe. Ni kenshi banagiye bimuka, aho babaga bari hatangiye guterwa ibisasu binini bya BM21 Grad ndetse n'ibindi biremereye mu by'abarwanya Gaddafi bakunda gukoresha cyane. Aha, ibintu byari bitangiye kuba bibi cyane, kuko uko bagabwagaho ibitero niko bamwe mu bari bamurinze batangiye gupfa urusorongo, abandi bakomeretswa n'ibyo bisasu, ndetse na Gaddafi nawe yatangiye kubona ko abamurinda barushaho kugabanuka kandi binahinduka bibi kurushaho, kubera ko mu itsinda ry'abari kumwe nawe bose nta muganga n'umwe wari ubarimo. Ibi byamugizeho ingaruka zikomeye, ndetse binatuma arushaho gutekereza ko iherezo rye rikomeje kwihutira gushyika bwangu. Ariko kandi na bake bari bakimushyigikiye mu gihugu bakomeza kumuvaho, bifatanya ku bwinshi n'abamurwanyaga. Muri uko gukomeza guhunga rero, bakomeje kugorwa cyane no kugezwaho amakuru. Ibyo bashoboraga kumenya gusa nibyo bashoboraga kurebesha amaso yabo byari iruhande rwabo, ndetse yewe n'inyuma yaho babaga bamaze kwimuka, byakurikiragaho ntabyo babaga bazi. Muri Sirte iminara y'itumanaho yari yarahagaritswe, nta mazi nta n'amashanyarazi akihagera. Gusa ariko muri ibyo byose Gaddafi ntiyari yarigeze atekereza ku byo guhunga igihugu, nubwo bari bakomeje kumuhendahenda bamwinginga ngo be bavuye muri Libya berekeze nibura mu bihugu bituranye nayo. Ibyo byose yarabyanze, ati ni hano navukiye, niho byose byatangiriye, birahakomereza rero, ndetse niba nibirangira niho biri burangirire. Ntabwo nzigera mva hano muri Sirte, niho nzicirwa cyangwa nsubire ku butegetsi neza nemye i Tripoli, nta handi nzajya. Gusa ibyo gusubira ku butegetsi byo byari inzozi ari kurota hatazigera akabya. Ibyumweru bya nyuma by'ubuzima bwe byose Gaddafi yabimaze ahunga, ava hamwe ajya ahandi, naho wigeze amara iminsi irenga 2 yikurikiranye muri icyo gihe. Bigeze mu ijoro rwagati ryo ku itariki ya 19 z'ukwa 10 muri 2011, noneho ibisasu biremereye byakomeje kuraswa ubutitsa mu mujyi yabarizwagamo wa Sirte, biraswa ubudahagarara kugeza butandukanye. Abarwanya ubutegetsi bwe n'ubundi bari bakomeje kugenzura ibice byinshi by'uyu mujyi yabarizwagamo. We nawe yari kumwe nabo batangiye guhungira mu nyubako zari zishaje n'izindi zasenywe, ahantu rwose utashoboraga gutekereza kariho yakihisha. Bwake noneho bose babibona ko batashoboraga kuguma hangaha muri Sirte. Gusa ikibazo noneho cyabaye kumvikana aho bagombaga kwerekeza. Lieutenant Colonel Muammar Gaddafi, uretse kuba yari umuhungu wa Muammar Gaddafi, ni nawe wari umujyanama we mukuru mu by'umutekano w'igihugu. Aha, nta n'undi mutekano uwo ari we wese yari acunze utari uwase wari ugeramiwe, ari hagati y'urupfu n'umupfumu. Muammar aha niwe ugomba gufata icyemezo ku byerekezo bikurikiyeho bagomba kuganamo mu gihe baba bavuye mu mujyi wa Sirte. Bidatinze yasanzura ko kare mu rukerera hagati ya 9 na 10 n'igice baba bahagurutse bavuye muri uyu mujyi. Gusa ibyo ntibyashobotse,
kuko basanze kujyana n'inkomere zose bari bari kumwe nazo ndetse n'itsinda ry'abasivile bari kumwe nabo bose kubasora muri uyu mujyi wa Sirte bagendera ku mabwiriza amwe yagombaga kuba mu kwigengesera gukomeye ngo badakora ikosa na rimwe. Ibyo byose byabatwaye igihe kinini cyane kurusha uko bari babiteganyije. Bwarakeye mu gitondo ariko hakiri kare cyane n'ubundi hagana saa 2 noneho Mutasimu abasaba bose kwatsa imodoka bakava muri Sirte. Gutinda bigezaho izuba rikageraho ribarasiraho kwabaye gukererwa mu by'ukuri amasaha atari na menshi, ariko nicyo cyabaye igihe cyari gihagije ngo rwagati mu nzira bagenda bahahurire n'akaga mu gisobanuro nyacyo cy'akaga. Abasirikare n'abasivile bose bari kumwe na Gaddafi muri iryo tsinda babarirwaga muri 250 bose bipakiye mu modoka zigera kuri 50 zose zari pickups za gisivile ariko zashinzweho nanone intwaro nyinshi ziremereye nka RPGs na machine guns. Zarashoreranye zikora umurongo muremure cyane mu nzira berekeza mu bice by'uburengerazuba buhera bw'uyu mujyi. N'urugendo rutari rworoshye na gato mu muhanda utari nyabagendwa. Muri urwo rugendo rujya gusa n'urw'umusaraba bacakiranye bikomeye n'amatsinda y'abarwanyi babagabye bitero, ariko mu bunararibonye n'ubuhanga bwa gisirikare babasha kubatatanya barabacika. Bahise babona ko iyo nzira itari nyabagendwa, bahitamo guhindura ibyerekezo noneho batangira kugana mu majyepfo y'uyu mujyi wa Sirte. Aho byari mu gitondo cyo ku itariki ya 10 z'ukwa 10 noneho ibintu byahinduye isura. Indege z'intambara za OTAN noneho zabagabye bitero inshuro ebyiri zibarekuriraho ibisasu biremereye. Abapilote bizi ndege bahanahanya amakuru bavuga ko umurongo muremure w'imodoka bari bamaze kurabukwa zishoreranye uko ngo nta kabuza zari zirimo Gaddafi. Indege zabo bakomeje kuzizengurutsa hejuru y'umujyi wa Sirte zigenda zikarenga ariko n'ubundi zikagaruka kubarasaho. Birumvikana benshi barahakomerekeye abandi baricwa. Nyamara kugeza ubwo nta gahunda nimwe bigeze batekereza yo guhagarika kurwana ngo babe bakishyikiriza babahigaga. Bagerageje kuva mu mihanda migari ya kaburimbo bakomereza mu y'ibitaka ariko bahurira na za bariyeri nyinshi z'abarwanyi. Byagiye bibasaba kubanza guhagarara hamwe bakarwana nabo kugira ngo babashe gukomeza. Gusa abarwanyi bari benshi cyane bikabije ku buryo nanone guhagarara bagahangana nabo bitari gushoboka igihe kirekire. Mu rugamba batari butsinde. Aho bari bamaze kuzengurukwa n'abo barwanyi kandi no mu kirere naho ariko indege na drone z'intambara zakomezaga kubarasaho. Mu gihe bari bamaze kugoterwa ahantu hamwe hakomeje kwisukiranya amatsinda menshi y'abarwanyi bahamagaranye, kandi ubwo Gaddafi nawe n'abari bamuherekeje gusubira inyuma n'ibintu bitari bigishobotse na gatoya. Icyakora icyashobokaga no gukomeza bakegera imbere bakarwana kugeza ku wanyuma. Bari barangije kwanzura ko bararwana kugeza ku munota wa nyuma nta kurambika intwaro zabo hasi. Rwabaye urugamba rukomeye. Amajyepfo ya Sirte ahinduka isibaniro. Urusaku rwa RPG na za machine gun niyo majwi yonyine yumvikanaga aho ngaho. Amasasu y'urufaya barasana ubudahagarara. Ni n'ibintu byashobokaga cyane ko abari baherekeje Gaddafi bashoboraga gusenya imirongo y'abo barwanyi bagakomeza guhunga. Ariko uko babigeragezaga ni nako indege z'intambara za OTAN zarekuriraga ibisasu bya GBU-12 ku modoka zabo ntibabashe kwegera imbere. Ni indege zakurikiraniraga urugamba rwose mu kirere, abapilote bazo bagamije kugumisha Gaddafi n'abantu be hamwe kugeza abo barwanyi babarashe bose bakabamara cyangwa bakabata muri yombi. Barwanye uko bari bashoboye kose bimarayo, ariko abo barwanyi nabo bari bamaze kuba benshi cyane iruhande rwabo bakomeza kurasa babegera mu irasana ryakozwe begeranye umugabo ku mugabo. Aha nta kindi cyari gisigaye uretse kuyamanika mu gihe hari yamaze kwicirwa benshi mu bari baherekeje Gaddafi. Amabombe yose yarekurwaga n'indege z'intambara, ibisasu bya RPG z'abo barwanyi n'amasasu menshi ya za machine gun byagiye bituritsa kandi bigashumika imodoka bari barimo nazo zari zisanzwe zipakiye ibisasu byinshi barwanishaga. Aha habaye iturika n'isandara rihambaye, burya imodoka zabo zarashwe zahiye zigakongoka zigahinduka umuyonga kugeza ibyuma byazo byikunjakunje, ndetse n'abari bazirimo bahinduka umuyonga ku buryo abarenga 50 muri bo nta washoboraga kumenya abo bari bo nyuma yo kuzirasirwamo. Bari babaye amakara. Imodoka barimo nazo izigera kuri 20 zarahiye zirakongoka.
mu bantu 250 bari kumwe na Gaddafi, ubwo abagera kuri 80 bose bari bamaze kwicwa. Ariko nyamara nubwo byari bikomeye ndetse bisa n'ibirangiye, ariko aho Gaddafi yabashije kuyikura ari muzima, ari kumwe n'umuhungu we Mutasimu n'abandi bari bakiri bazima. Gusa imodoka zo barazisize, biruka kibuno mpamaguru bahungira mu nyubako zaraho, ariko nabwo bakagenda bazimukamo buri kanya uko bahungaga. Ariko abo barwanyi nabo bakomezaga kubirukaho babahigira muri buri nguni, ndetse ntabwo byanafashe ikindi gihe kinini kuko banahise babageraho. Nk'uko umuhungu wa Abubakar Yunis Jaber wari minisitiri w'ingabo nabo bari muri iryo tsinda ry'abari baherekeje Gaddafi yabigarutseho, yaragize ati, tumaze kwivana muri uwo mutego twahunze ahari ikirere kirangaye kugira ngo indege za OTAN zireke gukomeza kutubona no kuturasaho. Twinjiye mu mazu agiye atandukanye yari hafi aho. Amabwiriza yose yarimo atangwa na Mutasimu, nubwo nawe yari yamaze kuba yakomereka. Naho Muammar Gaddafi nawe yari aho twari twihishe. Twari ahantu hamwe twese. Uburyo bwonyine bwo kwirinda yarasigaranye ni kasike n'agakote k'umutamenwa yari afite kamurindaga amasaso, nawe mu ntoki afite masotera yari isize zahabu. Igihe cy'uko nawe ubwe yiteguraga kwirwanirira bibaye ngombwa cyari kigeze ngo buri wese agerageze kwirwanaho akiza amagara ye ubwe. Imodoka zose bagendagamo bari bamaze gusiga inyuma zarasenywe, bisobanuye ko ibyo bakoraga byose nta kure bashoboraga kugera muri uko gukomeza guhunga. Mutasimu n'itsinda ry'abasirikare batarenga 12 yari kumwe nabo bahisemo kuva muri ubwo bwihisho ngo barwane barebe ko bashobora kubona inzira ibavanaho. Kuva muri uyu mujyi wa Sirte bagahunga, noneho bwa nyuma Gaddafi yari amaze kuva kwizima abyemeye ati ndagiye, ariko niho hahandi n'ubundi nzagaruka. Bahisemo gukoresha umuferege cyangwa se ruhurura yacagamo amazi munsi y'umuhanda igatunguka hakurya yawo muri metero 100. Mu itsinda ry'abagera kuri 70 muri bo basohotse mu nyubako barimo berekeza muri uwo muferege wa ruhurura. Bakiva mu bwisho barimo, ako kanya hahise haza andi matsinda y'abarwanyi bahise babatera imboni batararenga umutaru, birongera birazamba. Ako kanya hahita haba irindi rasana rikomeye cyane hagati yabo. Niho babashije kwinjira muri uwo muferege munsi y'ubutaka, abandi basigaye hejuru yabo ku muhanda barwana banabarindiye umutekano. Bakoresheje za grenade nyinshi kuko ababarwanyaga bari bamaze kuba benshi, impande zabo babasatiriye. Zimwe rero muri izo grenade bakoreshaga zarabacitse zigwa muri uwo muferege ziturikiramo, zikomeretsa benshi muri bo harimo na Gaddafi ubwe. Ayayayaya, Mansur wari ukuriye abarinzi be yari amaze kwicirwa, ndetse na minisitiri w'ingabo bari kumwe yakomeretse cyane bikomeye. Mu by'ukuri nawe ingenzi cyane wari usigaye wo gukomeza kurwana kuri Gaddafi kuko babarwanye bari bamaze no gufata Amateka umuhungu we Mutasimu. Byasaga naho bibarangiranye. Ntibyatinze ukabona naho Gaddafi nawe yahise afatirwa n'abo barwanyi. Bamufashe n'ubundi asanzwe ari kuvirirana cyane kubera ibikomere yari amaze guterwa na za grenade, ariko abo barwanyi nabo bakomeza kugenda bamusonga bongeramo ibindi, bamuhondagura cyane kurusha ya ngoma y'abaporoso, bamukubita ibibuno by'imbunda, abandi bamujombagura ibyuma byazo. Ibikomere bye birushaho kuba byinshi kandi biba bibi kurushaho, avirirana umubiri wose ubinyama. Ubwo ako kanya bamwe banatangiye gutera hejuru, abandi basakuza cyane bakomakoma bagenzi babo ngo boye kumwica, ariko mu nduru nyinshi cyane ku bandi basakuza cyane bati Allahu Akbar. Nawe bigeze bashaka kumvira, bavuniye ibiti mu matwi, ahubwo bakomeza kumuhondagura cyane bati yapfuye nawe utayiryaho. Yo, ikiniga kiramfashe disi. Muri uko kumuhondagura cyane baje kumupakira mu modoka ya ambulance, bamwambitse hafi ubusa kuko igice cyose cyo hejuru bari bamwambitse ubusa, imisatsi bayipfuraguye, ari kuvirirana kuri buri gice cyose kigize umubiri we, ndetse yewe yanataye ubwenge. Bahise bamuvana muri Sirte bamwerekeza muri Misirata. Aha byasaga naho Gaddafi ageze ku iherezo, yarari guhumeka kuka kanyuma, maze mu minota mike arekeraho guhumeka, umutima urahagarara, arapfa. Uko yashize mu mwuka nabyo ni inkuru itavugwaho rumwe kugeza amagingo ye. Bamwe bemeza ko haba hari umwe muri aba barwanyi waba yaramwegereye akamurasira hafi y'aho bamuhondaguriraga, cyangwa se akaba yaramurasiye mu nzira bari kwerekeza muri Misirata. Ntabwo uburyo yishwemo by'amashusho yabyo yagiye hanze, ahubwo bahise berekana amashusho y'umurambo we uryamye mu bitaro bya Misirata.
ku murambo we hagaragaye umwenge munini w'isasu ku mutwe, yuzuye ibikomere umubiri wose, yavanywemo n'imyenda yo hejuru. Nyuma yaho hagaragaye abarwanyi benshi bamuhigaga bifotoreza ku murambo we, bawuriraho amaselfie, bishimye cyane bitavugwa, bagaragaza ko bageze ku gikorwa gihambaye kandi cy'ubutwari. Mu binyamakuru byinshi byiganjemo ibyo mu burengerazuba, bata umunyagitugu Colonel Muammar Gaddafi yapfuye, ndetse n'abategetsi b'isi babihamya batyo, kuko nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yavuze ko igicucu cy'umunyagitugu cyeyutse kuri Libya. Naho David Cameron wari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza we yavuze ko atewe ishema no kuba igihugu cye cyaragize uruhare mu gukura umunyagitugu ruharwa. Ariko nubwo byagenze gutyo, abategetsi bafatanije nawe igihe kirekire kurwanya imitekerereze y'amatsi ibihugu y'Abanyamerika n'inshuti zabo, bamwise ubushobozi ntagereranywa. Abo barimo Fidel Castro wategetse Cuba, wamwise umwe mu bategetsi bahambaye kandi b'ibihangange babayeho mu isi y'Abarabu, naho Hugo Chavez wategekaga Venezuela, we yamwise indwanyi y'agatangaza kandi yaharaniye impinduramatwara kanayizira. Colonel Muammar Gaddafi akimara kwicwa, si paji imwe cyangwa ebyiri zari zihindutse mu gitabo cy'amateka na politike ya Libya, ahubwo hari hahindutse igitabo cyose. Libya nayo yari igiye kuba indi yindi. Ntibyatinze ubukungu bugwa hasi, ubukene bwikuba kenshi, ibikorwa remezo bibiyanga, amahoro n'umutekano birabura, igihugu kibura gitegeka, ndetse n'ijambo cyahoranye mu ruhando mpuzamahanga byose birangiriraho, biba amateka. Ingaruka mbi kandi nyinshi zakurikiyeho zirakigaragaza na nyuma y'imyaka 14 yose ishize, kandi nta n'icyizere cy'uko zizarangira vuba. Ubu abanyalibiya babayeho nabi, ndetse nta n'uwatinya kuvuga ko bakumbuye Gaddafi wabo, ndetse ko bicuza ibyo bamukoreye. Abo yari yarahaye amata nibo bamwimye amatwi, baramuhindukirana, baramwica. Ariko nabo birasa naho bazakomeza kubaho mu kwicuza kuzamara imyaka n'imyaniko, kuko kuva yakwicwa muri 2011 Libya yabaye isibanuro ry'intambara n'akaduruvayo, igihugu cyarangiritse bikomeye. Ngayo nguko ngibyo by'urupfu rwa Muammar Gaddafi. Muri iki cyegeranyo cyihariye twagarutse ku masaha ya 24 ya nyuma mbere gato yuko yicwa, uko byagenze umunota ku wundi, kuva ku kugerageza kukwirwanaho kugira avuye ku izima agashaka guhunga, kugeza afashwe hakicwa. Uyu ni umusozo wacyo. Wakoze cyane kudukurikira kuri uyu muyoboro wa Oscar Dushime, aho ibidasobanutse bisobanurirwa. Gusa mbere yuko nsoza, banza ureba aho hasi ahanditse subscribe kandeho, kugira ngo utazongera gucikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye mugezaho inshuro zirenga 365 mu mwaka. Nitwa Oscar Dushime, ushatse unyiteho D7. Naho ubutaha, Imana ibarinde. Isi iri kwihuta ku muvuduko udasanzwe, aho ibyuza ari byo bigusunikira iminsi. Byose byatangiye muri 2012 ubwo ishuri IBTC Film and Design School ryashingwaga rigatangira gutanga ubumenyi budasondetse, ndetse kuva ubwo abo ryigishije ubu nibo bafite ijambo rikomeye ku isoko ry'umurimo. Bamwe babaye ba rwiyemezamirimo, abandi ni abakozi b'ibigo bikomeye. Gusa muri iki gihe IC yabaye umudugudu, ubu kwiga ntibigisaba kujya kure kandi ntibigenza ukundi. Hamwe na IBTC Film and Design School ntibikiri ngombwa ko dusanga aho dukorera ngo tuguhe ubumenyi, kuko amasomo yacu urayabona utavuye aho uri. Turakwigishiriza online kuri telefone cyangwa mudasobwa yawe. Nyuma y'igihe kinini gishize tuyoboye abandi mu kwigisha film making, graphic design na web design, ntiduhagarara. Ubu noneho IBTC Film and Design School irakwigisha gukanika moto n'imodoka, hahandi ubishwanyaguza IPS ku yindi ukongera ukabiteranya nkaho nta cyabaye, kandi ubyigiye online kuri smartphone yawe cyangwa computer yawe. Niba kandi nta na kimwe ufite muri ibyo, ntuhangayike, kuko twabashyireho uburyo bwa smart classroom, aho mushobora kwishyira hamwe muri 25 kuzamura mu kagari mutuyemo, tukabashakiraho kwigira, tukabaha n'ibikoresho byo kwigiraho. Ikiza cyo kwiga gukanika moto cyangwa imodoka nuko bidasaba kuba warize amashuri menshi. Oya, nubwo waba utarize n'amashuri abanza, turakwigisha ukavamo umukanishi w'umuhanga cyane, kuko amasomo yacu yose
atangwa mu rurimi rw'ikinyarwanda. Wize uyaza rero aya mahirwe y'imboneka rimwe yabyaza umusaruro. Yandikisha uyu munsi unyuze kuri wa#ibtc/e-learning.com utangire kwiga. Muri IBTC Film and Design School kandi ntabwo tugarukira ku kwigisha gukanika moto n'imodoka gusa, ahubwo hari n'andi masomo nka film making, graphic design na web design hakomeje gutangwa online. Ntabwo unyuze kuri wa#ibtc/e-learning.com no mu mashuri y'amasomo asanzwe kwa Rubangura aho dukorera kuva muri 2012. Aya ni amasomo yahinduriye benshi ubuzima, ndavuga baciye akabando k'iminsi kare bakakabika kure bakagana IBTC. Ibijyanye n'amafaranga y'ishuri byo ntibigukange na gato, kuko ku bihumbi 100 byonyine barakwigisha. Umva akarusho rero, nubu uri kwiyandikisha ukageraho bakubaza aho wumvise ibyo bintu, ugahitamo kuba byumvise kwa Oscar Dushime, mu yandi magambo ugakoresha promo code ya Oscar Dushime. Ibyo bizaguhesha amahirwe yo kugabanyirizwa ku kigero cya 50%. Ni ukuvuga abandi bishyura ibihumbi 100, wowe uzishyura ibihumbi 50 byonyine. Hari ibyiza biruta byose. Ku bindi bisobanuro dusanga aho dukorera mu mujyi kwa Rubangura muri etage ya 4, office ya 406, cyangwa dusure kuri website yacu ariyo wa#ibtcfilmschool.ac.rw cyangwa duhamagare kuri 0788 54 3002 cyangwa 0722 54 3002. Gana IBTC Film and Design School, aho ubumenyi buhura n'ikoranabuhanga bikabyara amafaranga. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera icyo yigurira aho ubonye hose. Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye Fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri model zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nk'ibyo bitari bihagije, Mbagariye Fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 07 82 08 03 21 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya. Ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye Fashion. Ese nawe wajya guzongwa n'ikibazo kibura n'ihenda ry'ibicanwa? Umva, rekeraho guhangayika, kuko hamwe na Quick Cooking ibyo byabaye amateka. Muri Quick Cooking tugukorera amashyiga meza kandi agezweho, ubwiza bwayo bw'inyuma bukajyana no gukora neza kwayo. Muri Quick Cooking nitwe twenyine tugukorera amashyiga y'ubwoko bwose, yaba yimukanwa ndetse n'ayubakiye ahantu hamwe. Iby'ingano y'umuriro wayo ntubigireho ikibazo, kuko ushobora kuwugabanya cyangwa ukawongera bitewe n'ibyo utetse. Umva gashya rero, aya mashyiga ushobora kuyakoreshamo amakara, inshenga, cyangwa ukaba wakoresha inkwi. Hari ibyiza biruta byose. Akarusho, gutunga aya mashyiga icyarimwe ni no gusevinga amafaranga yawe, kuko akoranye umwihariko wo gukonsoma umuriro muke cyane kandi ibyo utetse bigashya neza. Aya ni amashyiga arondereza ibicanwa ku kigero cya 80%. Wow! Ngaho nyumvira nawe, ishyiga rigizwe n'ifuru, icyokezo ndetse n'imyanya yo gutekeraho tugushyiriraho bitewe n'iyo wifuza, ku giciro kingana iki se shaho kari nk'ubuntu. Umva gashya rero, ku bakoresha amasafuriya manini ya Muvero, namwe turahari ku bwanyu. Ntuzuyaze kuduhamagara, kuko haba iwawe mu rugo cyangwa aho ukorera umurabyo uratinda, tukugeraho mu kanya nk'ako guhumbya. Ndetse by'umwihariko banyamahoteli n'amaresitora, utubari,
n'abandi mwese mutanga serivisi zo guteka no kotsa, nimutugane kuko dufite amashyiga mukeneye. Kubifuza kwiga uyu mwuga namwe ni karibu, amarembo yacu arafunguye. Ngwino tukwigisha gukora aya mashyiga, kuyubaka ndetse na sudire. Tugana aho dukorera i Kanombe mu Busanza, i Rwamagana cyangwa Kimironko muri gare. Utubwire ishyiga wifuza, turi gukorere mu kanya nk'ako guhumbya. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Quick cooking, wow, kugufasha gucana neza kandi ku giciro gito, niyo mirimo twerejwe gukora.